ngiye kubasuhuza abakunzi banjye mukurikirana channel ya Muganga TV. Hari hashize iminsi tudaherukanye, ariko noneho ngarutse, noneho mbazaniye n'imiti imiti yo kubavura yabafasha mu burwayi bugiye butandukanye. Mbere na mbere mbazaniye umuti witwa ibumba. Ibumba mbabwira ni n'abagabo barikoresha, n'abana barikoresha, bitewe na buri burwayi umuntu arwaye cyangwa se agiye kwivura. Wambaza uti se ko ari umuti umwe kandi ukaba uvura indwara nyinshi zitandukanye kandi ukaba ukoreshwa na buri wese, ukoreshwa ute, bigenda gute? Ukuvuga ibumba iri ngiri muri kureba ku ndwara zo mu nda imbere, cyane cyane nko ku badamu, rivura ifumbi. Umudamu igihe ari kuribwa cyane cyane kiriya gihe bajya mu mihango baribwa, ino bumba ufata ikiyiko kiriya kinini ugakoroga mu kirahure cy'amazi ukanywa, kwa kuribwa mu nda bihita bishira. Kandi si n'ibyo gusa, urabona abadamu akenshi bakunda kurwara ama-infection. Iyo barwaye ama-infection nka kuri buribwa mu kiziba cy'inda, ese nka kuriya umuntu anywa mu gitondo na nimugoroba, ikiyiko kimwe mu kirahure cy'amazi mu gitondo na nimugoroba, ni uko nguko. Ubwo nk'iyo uri kurikoresha uri umudamu ufite ibyo bibazo, iyo uribwa mu nda, ubabara bya gihe cyane cyane bagiye mu mihango, uku kuribwa birashira. Iyo ufite ama-infection byoza imyanda mu mubiri cyangwa rikoza nayo ama-infection, uku kuribwa cyangwa no kuryaryatwa bikagenda bishira. Noneho si n'ibyo gusa, ushobora kuba ufite ikibyimba, rikora no ku bibyimba byo mu nda, rikora ku bibyimba byo ku ruhu inyuma, rikora ku mvune. Kiriya gihe ushobora gutsikira ukagwa hasi ukavunika, noneho nk'iyo wavunitse kuriya, iyo ari ku kirenge cyangwa se iyo ari ku kuboko kuriya hagenda hatimba, ufata agafu gakeya ugakoroga mu tuzi dukeya, bikaba akantu koroshye, noneho ukagenda usiga kuri ya mvune, nimbuza ukabimazaho nk'amasaha nk'abiri. Uko rigenda ryumeraho rigenda rikurura, uko rikurura ni nako ya mvune iba irimo kugenda ibyimbuka. Noneho si n'ibyo gusa, murabona nk'abadamu hari ukuntu bamara kwisiga amavuta bagakenera puderi yo kwisiga. Noneho iyo udakoresheje puderi ugakoresha rino bumba mu mwanya wa puderi, urafata akaroso kawe kabugenewe ugashyiramo ku kantu k'agasahani cyangwa akandi kantu usanzwe wisigiramo, ugashyiramo kano gafu karyo, noneho ugafata akaroso ukajya wipakara mu maso gutya, mu maso ukisiga, bituma uruhu rwawe rugira po nziza cyane. Nka bariya abantu barwara uduheri two mu maso, uturerije two ku ruhu, ibumba iyo uryisiga muri ubwo buryo, na twa tundi twose dushiraho, uruhu rwawe rukanoga rugasigara rumeze neza. Ikindi, hari ukuntu abana bagira amareje ku ruhu, cyangwa se bakarwara amahumane, cyangwa se abandi bakarwara amashamba. Ni ukuvuga abana barwara amashamba, kwa kundi akimba mu maso hose, mu mutwe. Ari nyuma nsobanura uburyo mu mutwe, mu maso umwana urwara amashamba ugasanga yabyimbaganye. Rino bumba, rino mureba, rikora cyane kuri ubwo burwayi. Ni ukuvuga ararifata akatoba mu tuzi dukeya, akisiga mu maso, mu mutwe, umubiri wose, ahantu afite icyo kibazo yabyimbaganye. Birabivura ndetse no mu gihe gitoya cyane ugasanga bwa burwayi bwakize. Kera nk'abana batoya iyo banduraga nk'amashamba bagiye ku ishuri, umwana yavaga ku ishuri ugasanga yafashe imbyiro cyangwa se ivu, imbyiro z'inkono, akisiga mu maso gutya hose, kugira ngo abandi bana nibamubona noneho baseka. Nibamara guseka
bwa burwayi bwari kuri wa mwana urwaye bujye kuri ba bandi bamusetse wa wundi we akire. Ariko noneho uyu muti wo ntabwo ugombera ibyo ngibyo. Urawufata ugatoba umutuzi dukeya, bikaba akantu koroshye, ugasiga hariya harwaye hose mu minsi 2-3, bwa burwayi buba bwagize yasubiye kuri gahunda. Noneho si n'icyo gusa, hari ukuntu umuntu arwara amahumane ariya y'amarogano. Kwanza ubundi amahumane, hari igihe umuntu arwara amahumane noneho ariko nanone hakaba abandi bavura ayo mahumane. Noneho yavura aya mahumane, hari ukuntu habaho icyo bita gutsirika. Noneho wajya gutsirika wa wundi wari uyarwaye amaze kumuvura amaze gukira, bya bindi wamuvurishaga ukabijugunya mu nzira y'uruhurirane, mu nzira y'amayira arwara. Ariko n'ubwo buvuzi nabwo ntabwo ari bwiza. Uyu muti urawukoresha ibyo byose bigashira kandi hatabayeho icyo cyose. Kuko niba uvuye umuntu kandi noneho uyu byuma uvurishije ukabishyira mu mayira abiri, ku rundi ruhande navuga ngo uvuye wa wundi ari kurose n'abandi, ubwo icyo gihe waba ukoze iki? Nimba uvura umuntu kandi noneho numuvura udashaka kwangiza n'abandi, kuko igihe uvura kandi ukangiza n'abandi, n'ubwo buvuzi nta gaciro buba bufite, nta n'icyo biba bimaze. Hari ukundi kuntu umuntu arwara amahumane, igihe waba udafite nk'ibumba hafi, uragenda ugashaka kino giti. Iki ngiki bacyita umugombe ngira ngo abanyarwanda benshi barabuzi. Akenshi bishobora kumera nk'imbere y'urugo, nka kuriya bagira akarima k'igikoni, aho ngaho hose birahamera, cyangwa bafite intoki bimera no mu ntoki no mu mirima ahantu hirya no hino hatandukanye. Umugombe uyu rero nk'iyo ufite amahumane, na kiriya giti bita ikirogora. Wenda ikirogora nuko ntashoboye kukizana hano, ariko abantu benshi barakizi. Ushobora gufata amababi y'ikirogora nk'atatu, noneho ugafata na tuno tubabi tw'umugombe, nabwo tutari twinshi, nubwo wafata tuno tungana gutya twonyine, ukavanga n'amababi nk'atatu y'ikirogora ukavuguta, noneho ugasiga wa muntu urwaye amahumane mu maso, ku mubiri hose, ya mahumane arakira. Noneho akarusho waba ufite na rino bumba, ugafata agafu karyo gakeya ukagatoba mu tuzi, noneho ugasiga hahandi ku mahumane, nabwo bikira mu minsi mikeya. Ubwo rero iyo ni imiti ahantu hose urayihasanga mu buryo bworoshye kandi butakugoye. Ariko noneho ushobora kuba iyi miti wari usanzwe unayizi, unayibona, ariko ntubuzi uburyo ikoreshwamo cyangwa se n'uburyo ivura. Uburyo ivura nubwo ngubwo mbasobanuriye, ariko nanone ikindi ushobora kuba udasobanukiwe, ukaba wabyumvishe, ukaba utasobanukiwe uko iyo miti ikora. Icyo gihe ujya kuri channel yanjye bayita Muganga TV, haba hariho na nomero za telefoni, ariko nubwo nshobora nako no kuzisubiramo n'abatazizi bakazifata bakazandika. Iyo nomero iri 078 03 56 44. Kuri Muganga TV, njyewe nyiri channel Muganga TV, ni njyewe witwa Habiyaremye Claude. Nkaba ndi umuganga w'inzobere ubimazemo imyaka n'imyaka, nkaba ndi nararibonye muri ubu buvuzi bwa gakondo. Mfite n'iyindi miti myinshi nzagenda mbereka uburyo mwabona ubufasha bw'ibanze mu gihe mwahuye n'uburwayi butandukanye bw'ibanze, mutagombye kujya kwa muganga ngo babarye amafaranga menshi, cyangwa se ushobora no kuba ufite n'ayo mafaranga utazi n'ahantu uri bukure imiti igufasha mu kibazo. Nubwo mberetse uyu muti ntabwo ari uyu nguyu gusa, bafite imiti y'amoko menshi ikora ku ndwara nyinshi zitandukanye, ariko ubundi busobanuro burambuye iyo uhamagaye kuri izi nomero izi nababwiye: 078 03 56 44. Ziba zihita no kuri taburo, iyo ukurikiye kuri iyo channel ubona zireba zigenda zihita, kandi iyo nomero iri no kuri WhatsApp. Ubwo ngubwo rero ntimuzaheranwe n'uburwayi, imiti irahari yo kubafasha. Murakoze cyane.